Muraho neza mwese, murakaza neza kuri Emi Media TV. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye yo kurota uzamuka umusozi. Ese bisobanura iki mu buzima bwa buri munsi? Ese ni ikimenyetso cyiza cyangwa ni ikimenyetso cy'ibibazo? Nimuze tubisobanukirwe neza. Bahaye ikaze. Inzozi ni uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo n'ibyiyumviro byacu by'imbere mu mutima. Kuri bamwe inzozi ni ubutumwa bw'Imana cyangwa ibimenyetso by'ubuzima bw'ejo hazaza. Naho ku bandi ni uburyo bwo kwerekana imihangayiko, intego n'icyizere. Rero iyo urose uzamuka umusozi, ntibiba ari impanuka gusa, ahubwo hari ubutumwa bukomeye bushobora kuba buri inyuma yabyo. Umusozi nk'ikimenyetso cy'inzitizi. Umusozi ugaragaza imbogamizi mu buzima. Iyo urose uri kuzamuka, bishobora gusobanura ko uri mu rugendo rwo guhangana n'ibibazo cyangwa intego zigoye. Kabiri, umusozi nk'intego mu buzima. Kuzamuka umusozi bishobora kuvuga intego ufite mu buzima bwawe. Iyo uri kugenda neza kandi ugenda ugera hejuru, bivuga ko intego zawe zizagerwaho. Gatatu, iyo urwana no kuzamuka. Iyo mu nzozi uremba cyangwa bikagorana cyane, bivuga ko mu buzima hari ibintu bikuzitira. Ariko nanone bisobanura ko ukeneye kwihangana no gukomeza urugendo rwawe. Kane, iyo wageze hejuru y'umusozi, ibi bivuga gutsinda, kugera ku ntsinzi no gusohora imigambi yawe. Bishobora kuba ikimenyetso cy'iterambere mu kazi, mu muryango cyangwa mu buzima bwawe bwose. Gatanu, iyo utageze hejuru ukamanuka, cyangwa se ubwo iyo ugarukiyemo hagati udasoje umusozi, bishobora kugaragaza ko hari intego utarageraho cyangwa wenda gutakaza icyizere. Ariko si ikimenyetso kibi burundu, ahubwo kiba ari uguhindura imikorere yawe no gusubiza amaso inyuma ukiga. Right? Reka tujye ku gice cya gatatu, uburyo bwo gufata izi nzozi mu buzima bwa buri munsi. Ubutumwa bw'inzozi ni uko tugomba gukomeza guharanira ibitekerezo byiza. Niba urose uri kuzamuka umusozi, bifate nk'ihumure ko hari inzira wanyuzemo izakugeza aho wifuza. Bifate nk'ihuguriro ryo gukomeza kurwana no kwihangana. Iyo wageze hejuru, bifate nk'ishimwe ry'uko ibintu byawe bigenda neza. Mu gice cya kane, uko twabihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Buri muntu afite umusozi we mu buzima. Umusozi ushobora kuba ari amashuri, akazi, umuryango cyangwa intego z'igihe kirekire. Inzozi zikwereka ko urugendo rwawe ruri mu nzira nziza cyangwa rukeneye gukosorwa. Ngibyo rero ibisobanuro bitandukanye by'inzozi zo kuzamuka umusozi. Wowe se wigeze kurota uzamuka umusozi? Byari bimeze bite? Bitubwire muri comment. No kudukurikira kuri Emi Media TV kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'ibisobanuro byiza by'inzozi n'ibindi bifasha mu buzima bwa buri munsi. Kanda subscribe kandi ufungura akazogera kugira ngo ntukikwe uko dushyizeho video. Turabashimiye mwese twabanye muri iyi video. Igihe wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Emmanuel Wihanganye. Iyi ni Emi Media TV. Naho ubutaha, reka duhurire mu yindi video ikurikira.